nge n'uyu musore wo mu Kinigi abanyamakuru batusha kuvuga ni bake muri iki gihugu. Biranazwi uranavuga ko uri umutinganya waranavunitse tugendera kumva bagutinga barakiza ari kwanza wumve ahantu hava amazirantoki we bahashyira iki ahantu hava amazirantoki we no bagushyira unuzo bashyira mu kanoza nyagazi no uzanyagazi ubu ni umwaku bari n'abantu dukwiriye gufata tugafunga tukanica ahubwo tubashyira kuri ku karaba tukabarasa. Rwanda mubyeyi wanjye, Abanyarwanda bavandimwe banjye, uyu mugabo aransabira kwicwa kuko nakoze iki? Ubwo ni Musanga Mfura bivuga. Aransabira kwicwa ngo natinganye nawe ryari. Aravuga ko ntakwiye gukorera mu Rwanda kuko ngo narwirukanwemo nirukanwe nande. Aravuga ati nubwo amagara ariyo duhugiyeho wenda nkaba ntari bushobore kubageraho imbona nkubone, mwamfasha mukampa uburenganzira bwo kugenda nemye nafite ubwoba bwo kwicwa n'abo uyu muntu amururiza. Mugira amahoro. Ubwo abo yari ari gutabaza ni RIB, Rwanda Police, ubushinjacyaha prosecution ndetse na Murangira nyine umuvugizi wa RIB. Uvuze rero amazina y'abanyamakuru b'imikino bakiri bato ntubuvuze Rugaju Rigani gusa, ariko kandi uvuze n'abandi banyamakuru bafite izina rikomeye hano mu Rwanda. Ntushobora kwirengagiza Lorenzo Christian Musanga Mfura. Uyu musore wigaruriye imitima y'abakunzi b'imikino, azwi cyane mu buhanga bwe mu isesengura ry'imikino, uburyo bwe bwo kuyitangarira mu buryo butandukanye, ndetse no kuba umwe mu bakoresha neza imbuga nkoranyambaga mu gusakaza ibyo akora. Lorenzo Christian uyu ni umusore w'umunyarwanda wakuriye mu muryango wicisha bugufi ariko ufite inzozi zikomeye zo gukora mu itangazamakuru. Uyu nanakubwira ko yize mu seminari rwose akiri muto. Uyu yagaragazaga ubushake bwo kuba mu ruhando rw'itangazamakuru, aho yakoze imikino yabaye n'indoto n'icyerekezo cye cya mbere. Lorenzo yakoreye mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA kuri Radio Rwanda, aho yamamaye nk'umunyamakuru w'imikino, akaba ari naho yamenyekaniye cyane mu biganiro by'imikino, atangaza amakuru n'isesengura ku mikino yo hanze no mu gihugu imbere. Yaje kugerwaho n'ibihe bitoroshye rero ubwo yatangaje ko yakorewe akarengane mu kazi, cyane cyane ubwo yari arwaye bigatuma yirukanwa ku kazi, ku buryo bamwe mu bafana be babifashe nk'ikigeragezo gikomeye ku musore wari uje ku rwego rwo hejuru. Kwizigira ikosa ribi niyo twazo tubiganira nabanza ari kwizigira ako nabandi bataramu nyine indiscipline mbi cyangwa ikinyabupfura gike no kutamenya amakosa yawe ugahora wivictimiza. Iyo ora mu bintu ngo ndarengana ngo baranyanga ngo hari agenda ntushobora no gukira. Nta muntu kwanga wa mugani wa T-Stash abantu barahuze bari mu bintu byabo, nukora ibintu by'amafuti urabihanirwa. Ibyo ntago biburanwaho. Rero nibazi yuko hari uruhare rwe mu byabaye ntabikosora. Niba kandi azi ko ari bya bindi nyine abantu bavuga ngo wenda abantu ntibanyumvise, wenda ntibampaye uwo mwanya, wenda ngo nisobanure ngire gute, it's fine. Byarangiriye kuko no kuri Radio Rwanda nabwo nyuma yo kuhagaruka nabwo ibyamubayeho yaje gushwana n'uwitwa Rugaju Rigani bikamuviramo kwirukanwa akajya kuri SKFM. Ariko ibyo byose ntibyamuteye gucika intege. Usibye kuri televiziyo na radio, Lorenzo n'umwe mu banyamakuru bashize imbaraga mu mibereho ya digitale. Kuri urubuga rwa Instagram yitwa Oga Lorenzo, afite abamukirikira ibihumbi byinshi rwose, ashyiraho amafoto n'amashusho agaragaza ibikorwa bye, imyidagaduro n'isesengura ry'imikino, Threads na YouTube. Akaba akoresha imbuga nkoranyambaga nk'inzira yo kuganira n'abafana no kubagezaho amakuru yihariye, nubwo kuri YouTube asigaye hagaragara gake. Akoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butuma agera ku rubyiruko rwinshi, bityo akaba umwe mu banyamakuru bafite isura y'icyitegererezo hano mu Rwanda. Mu bihe bitandukanye Lorenzo yagaragaje ko afite ubushuti bukomeye n'abandi banyamakuru nka Rugaju Rigani, nubwo ubushuti bwabo bwaje kuzamo agatotsi igihe kimwe. Umwe mu basesenguzi banakomeye hano mu Rwanda, bombi bakunze kugaragara mu biganiro baganira ku buryo itangazamakuru ry'u Rwanda ryarushaho gutera imbere, kandi bakaba bafatwa nk'abasore bafite ejo hazaza heza. Iya RIB ikunzwe cyane rwose.
cyose. Inzira ye ntiyari yoroshye kuko usibye ikibazo cyo guhagarikwa mu kazi, Lorenzo yanagiye yibasirwa n'ibihuha n'amakuru atandukanye yagiye amugarukaho ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu buryo bwo kwihangana yahisemo guhora akomeza gukora ibyo akunda, byanamugize icyitegererezo mu rubyiruko ruri mu nzozi z'itangazamakuru hano mu Rwanda. Lorenzo rero akaba akomeje urugendo rwe, aho afite n'inzozi zo guharanira kuba umwe mu banyamakuru b'imikino mpuzamahanga. Intego ze zirimo kuzamura urwego rw'itangazamakuru hano mu Rwanda, guhuza imikino y'u Rwanda n'isi yose biciye mu makuru n'isesengura, kubura urumuri rw'urubyiruko rwinjiye mu mwuga rushaka gufata urugero rwiza. Lorenzo Christian Musangamfura ni urugero rw'umusore wihangiye inzira umwuga w'itangazamakuru ry'imikino, agatsinda inzitizi zose abinyujije mu bushake, imbaraga n'ukwizera ejo hazaza. Ubu ni ijwi rishya rikura mu Rwanda, rifite ubushobozi bwo kuba mu rwego mpuzamahanga. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya, ngaho kora subscribe ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu, ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green, ibyiza byinshi byo mbifuriza.